Yes, reka nguhe ikaze rero wowe ukomeje gukunda ibiganiro tukugezaho hano kuri Kigali Channel, nkushimira uburyo ukomeje kugenda uduha ibitekerezo byawe ku nkuru tugenda tukugezaho. Uyu munsi rero tukuzaniye top 10 y'abahanzi bakize cyangwa se binjije agatubutse muri uyu mwaka wa 2021 ndetse bagiye bagaragara basinya amakontra atandukanye, bakora amastage atandukanye, cyangwa se bagiye bakora ama business yabo ku giti cyabo, ndetse akagenda yinjiza amafaranga menshi kugeza mu 2021. Twihute cyane rero ku mwanya wa 10 kuri iyi top 10 yacu nakuzaniye nde, hari umuhanzikazi witwa Sunny Dorcas. Uyu muhanzikazi Sunny Dorcas ni umufashionist, ni umudesigner, afite collection brand yiwe ku giti cye. Yagiye amenyekana rero cyane mu myaka ishize, aho yaje kuza mu Rwanda, yabaga hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aba ku mugabane wa Aziya mu gihugu cyitwa Thailand. Iki gihugu afiteyo n'umugabo w'umuzungu, ariko yaje kugaragara cyane akorana indirimbo na Bruce Melody yiswe Kungora. Iyi ndirimbo yateje amagambo menshi muri showbiz nyarwanda, ariko indirimbo rwose nyuma y'igihe haje no kujya n'amakuru hanze yuko yayishyuye amafaranga menshi agera kuri miliyoni 30, ndetse biza kugaragara n'umuhanzi Bruce Melody abyemeza koko yahawe aya mafaranga. Uyu muhanzikazi yitwa rero Sunny Dorcas, akaba ubu atuye mu gihugu cya Kenya, akaba afite na brand ye y'amavuta. Ni umuhanzikazi rero umaze kuba rwiyemezamirimo, ndetse ugenda akorera amafaranga menshi muri iyi industry, ku buryo nawe yaje ku mwanya wa 10 kuri urutonde rwacu. Ku mwanya wa 9 rero tugufitiye nde? Ku mwanya wa 9 tugufitiye umuhanzi Nemeye Platini, uzwi nka Platini P. Yagiye akora brand ye nka aho agenda yita Baba, ndetse akaba uyu muhanzi yaraje kugaragara ari mu itsinda rya Dream Boys, ari kumwe n'undi witwa Mujyanama Claude uzwi nka TMC. Uyu Platini rero baje gutwarana Guma Guma, bari kumwe bakiri nk'itsinda, ariko uyu muhanzi nyuma yuko arongoye yaje kugaragara gura Mercedes Benz G-Class, agendamo kuri ubu ngubu, imodoka ihenze rwose, ndetse akaba afite n'inzu hano Kicukiro, inzu ya etage, inzu igeretse, ndetse aza kugaragara agenda asinya amadiri atandukanye, agenda agaragara ajya muri Dubai gukora indirimbo zitandukanye nk'indirimbo nka Attention, agenda agaragara akorana n'aba video vixen n'abahenze barimo Shadibu, nawe bajyanye Dubai bagakorana indirimbo. Uyu Platini rero nyuma ya diru ihenze yasinyanye na music label yitwa 1% yo muri Nigeria, ikaba yaramuhaye amafaranga menshi ku buryo yaje kumuboostinga mu bijyanye n'umutungo, akaba yagaragaye ku mwanya wa 9 rero kuri top 10 y'abahanzi bakize muri uyu mwaka wa 2021 hano mu Rwanda, aho ari kugenda akora ama performance atandukanye. Yagaragaye muri Nigeria mu bihe bishize performinga muri Afrima Awards, stage ikomeye cyane abahanzi nyarwanda baba bakeneye, ndetse bashaka ko nabo bazagaragaraho umunsi umwe. Yagiye agaragara performinga muri Sierra Leone muri Eco Fest yabereyeyo. Uyu Nemeye Platini nawe akaba ahagaze neza rwose ku buryo yaje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 rero ngufitiye nde? Ku mwanya wa 8 nari mfite Gatsinze Emery, uyu muhanzi uzwi nka Riderman. Uyu muhanzi mu bihe bishize yatwaye Guma Guma, nawe Guma Guma yari season 3, yagiye agaragara asinya amakontra atandukanye. Nakubwira nka kontra yasinyanye na Infinix, yasinyanye na MTN kontra, afite music label yitwa Ibisumizi. Yagiye avugwaho amakuru menshi ko agenda agaragara ashora imari ye mu bijyanye n'amataxi
voiture, avuga ko ari mu bashoramari rwose bafite amataxi voiture menshi muri uyu mujyi wa Kigali. Yagiye ashora mu bijyanye n'amamoto, avuga ko ari mu bahanzi bafite amamoto menshi baguze ndetse abaverisa, ndetse amakuru ari hanze avuga ko uyu Riderman agiye gushinga televiziyo, ndetse n'iyi music label akaba yayigaruye street, ku buryo ibisumizi byagarutse ari bishya, ndetse biri kugenda bigaragara bikorana amakontra atandukanye n'abahanzi, ku buryo Riderman agiye kugarura ibisumizi records, ndetse bikaza bigaragara bikora kurusha uko byakoraga mbere. Mwibutse ko ibi bisumizi yigeze gusinyisha umuhanzi nka Maji The Black, yigeze gusinyisha umukobwa w'umuhanzikazi witwa Quincha, ku buryo rero ubu agarukanye amaraso mashya. Kandi rwose Riderman aya makuru avugwa ko agiye no gushinga televiziyo, mu gihe rero kitarambiranye mu minsi iri imbere turaza kubacukumburira ino nkuru ndetse tuyibagezeho. Uyu Riderman rero nawe mu bahanzi bafite agatubutse mu Rwanda muri uyu mwaka, akaba yaraje ku mwanya wa 8. Nkwibutse ko n'ibitaramo rwose agenda bigaragaramo, no mu myaka 10 ya Bruce Melody yari yaje kumusapotinga. Ku mwanya wa 7 nkufitiye nde rero? Ku mwanya wa 7 nkufitiye Gakumba Patrick, uzwi nka super manager. Uyu akaba yari sport agent, agenda agurisha abakinnyi batandukanye. Yagaragaye agurisha umukinnyi nka Meddy Kagere amafaranga menshi, yagiye azana abakinnyi benshi baturutse hanze mu Rwanda. Nakwibutsa nk'ikipe ya Musanze yazaniye abakinnyi ndetse abazanira abakinnyi barenga 4. Uyu mwaka wa 2021 hari ikipe yitwa Etoile de l'Est yazamutse mu cyiciro cya mbere, akaba nayo yarayizaniye abakinnyi bagera muri 5. Azwi cyane rero mu bijyanye no kugurisha abakinnyi, ariko akaba yaragiye yinjira no mu muziki. Nakubwira nk'indirimbo iri hit cyane yitwa Sexy Lady, yagiye agaragara mu ma interview menshi ku ma YouTube channel, abifingana n'ibyamamare. Nakwibutsa nka beef yagiranye na Bruce Melody amupinga, agaragara rero akora ama interview atandukanye, agaragara asinya amakontra atandukanye. Nakwibutsa nka kontra yasinyanye na Tom Transfer, aho yaje kuvuga ko yagaze miliyoni zigera kuri 20. Nakwibutsa nka kontra yasinyanye na Esperanza Group Limited, uru ruganda rukora inzoga, aho yaje kugaragara ko yasinye miliyoni 200. Uyu super manager akaba afite inzu ihenze Kanombe, agaragara agendera mu mamodoka yenze atandukanye, agenda nayahinduranya. Uyu muhanzi rero super manager akaba nawe yaje ku rutonde rwacu rw'abahanzi bakize muri uyu mwaka, ndetse akaba ari ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 rero nakuzaniye nde? Ku mwanya wa 6 hariho Dr. Muyombo Thomas, uyuzwi nka Tom Close. Tom Close nawe reka nkwibutse ko ari mu bahanzi batwaye Guma Guma, atwara Guma Guma ya mbere. Guma Guma nubwo itavuzweho rumwe na benshi hano mu Rwanda, ariko yaje kugaragara korana collab ikomeye n'umunyamerika witwa Shani Kingston. Yaje kugaragara baterwa amabuye kuri stade yuko yatwaye iyi Guma Guma Jay Polly, ariko nawe yaje gukuramo amafaranga atubutse rwose. Nyuma rero yaje kugaragara twari ibihembo nka Salax Award, yagiye akubona akazi aho yakoze muri RBC rwose, hano yari afite umwanya mwiza, ariko umunsi umwe aza kugaragara ahabwa umwanya na nyakubahwa perezida wa repubulika wo kuyobora ikigo gikomeye hano mu Rwanda cya Rwanda Central Broadcasting Transmission, aho agihagarariye nk'umuyobozi mukuru. Nyuma yaho akuye iyi doktora ye muri Universite nkuru y'igihugu i Butare, aho rero yaje kugaragara yubaka inzu nziza hano i Gikondo, aho agaragara agenda atwaye imodoka ye nziza ihenze ya Benzi, ariko akaba mu bihe bishize yagiye anakora amakorabo akomeye, aho yakoranye korabo na Good Life, muramwibuka Radio akiriho. Nakubwira nka korabo ya muboostinze cyane yakoranye na Farias wo mu Burundi Big Fizzo. Uyu muhanzi rero ndetse akaba na docteur, akaba agiye akomeza kwigwizaho imitungo ikomeye. Ndakwibutsa ko umugore we Tricia yaje
kumushingira inzu yandika ibitabo ndetse ikanabiprintinga, inzu igenda yamamazwa cyane ndetse ikaba igenda ikora ibikorwa bitandukanye bikomeye, aho yaje no kugaragara muri expo yabaye muri 2019, umugore we ajya kumurikayo ibitabo bitandukanye. Ku mwanya wa gatanu rero ngufitiye ku mwanya wa gatanu ngufitiye icyamamare, ngufitiye umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, ariko ubu ngubu akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Ngabo Medaye, witwa Meddy. Uyu Meddy rero yaje kuca agahigo mu Rwanda, niwe muhanzi wa mbere ufite indirimbo ifite record views nyinshi, aho indirimbo ye Slowly yamaze kurenga miliyoni 50 z'abamaze kuyireba. Nta nundi muhanzi rwose urageza na kimwe cya kabiri kizi views byibuze mu ndirimbo, ku buryo rero Meddy yamaze gutambuka abahanzi cyane ku kijyanye na views. Akaba afite n'akandi gahigo rero ka views, aho yakoze indirimbo My Vow, shyira ubukwe bwe hanze, hagaragaramo amafoto y'ubukwe cyane. Iyi ndirimbo yaciye agahigo rero yuko ariyo yagize miliyoni views mu gihe gito cyane. Akagahigo akaba nta nundi muhanzi mu Rwanda uragaca. Nkwibutse ko Meddy yageze kuza mu Rwanda, agaragara ko igitaramo i Nyamata, ndetse igitaramo yakoze ari wenyine kandi kiza kwitabirwa n'abantu benshi cyane. Yagaragaye mu kwita izina, aho yaje kugaragara kuri stage imwe n'umuhanzi Neyo, umunyamerika ukomeye cyane. Uyu Ngabo Medaye akaba binavugwa ko rwose uyu mugore we w'umunya-Ethiopia-kazi nawe afite ibisantera mu muryango w'ibwami hariya mu gihugu cya Ethiopia, aho nawe bivuga ko afite amafaranga menshi cyane. Ndetse nkwibutse ko mu bahanzi bose hano mu Rwanda, uyu Meddy ariwe muhanzi wa mbere winjiza amafaranga menshi kuri izi social media platform zicuruza imiziki. Nakubwira nka Spotify, nakubwira izi za YouTube, niwe muhanzi wa mbere winjiza agatubutse. Uyu Ngabo Medaye rero akaba ariwe twari dufite ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane rero ngufitiye ku mwanya wa kane ngufitiye Mugisha Benjamin, uzwi nka The Ben Tiger B. Uyu nawe rero atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe gishize yaje mu Rwanda, ndetse amara igihe rwose tuzi ko ashobora kuba atazasubira, yaje gukomereza ibikorwa bye bya muzika mu Rwanda. Agenda akora amakora batandukanye, aho yagaragaye muri collabo n'umuhanzi nka Muchoma, yagaragaye muri collabo n'umuhanzi wo muri Kina Music witwa Igor Mabano. Yagiye aha amakora batandukanye. Uyu mwana w'umukobwa witwa Babo, ubarizwa mu gihugu cy'Ubudage cyane. Uyu Benjamin rero mu minsi ishize akaba azwi inkuru yuko yagiye gutera ivi, agiye kwambika impeta Pamela, uyu mukunzi we, aza kugaragara mu birwa bya Maldive, ibi birwa bihenze cyane, aho yari yagaragaye ari mu cyumba, ku buryo iki cyumba gihenze ku ijoro rimwe bakishyuraga ibihumbi 60 by'idolari. Uyu Mugisha Benjamin rero icyagiye kizamura amafaranga ye cyane, yagiye agaragara mu bitaramo hano mu Rwanda, ya hostinze East African Party, yagiye nawe yitabiriye kwita izina. Hano haba harimo amafaranga menshi, ariko yaje kugaragara agirana kontra na Tekino, company icuruza amatelefone, aho yagaragaye asinya miliyoni 42. Yagiye agaragara sinyana na Airtel, aho bakoze tour mu gihugu cyose, agendana na Airtel rero, aho yaje no kuyikorera n'indirimbo. Amakontra yose rero yagiye boostinga The Ben, ku buryo n'ubu ngubu rwose yamaze kwishyura amafaranga menshi Diamond Platinum kugira ngo bakorane indirimbo. Yategerejwe igihe kinini, twarategereje yuko abahanzi mu Rwanda bagenda bagura umuziki ndetse bagakora amakora bakomeye. The Ben rero akubise igitego cy'umutwe mugenzi we Meddy, basa nkaho baba banahanganye. Waje kugaragara ashaka collabo na Diamond, ndetse Diamond biza kugaragara ko yamuciye amafaranga menshi, Meddy akaga kuyatanga. Mugisha Ben rero yaje guca akagahigo,
aho indirimbo nayo iri buze gusohoka mu bihe biri imbere. Twihute cyane rero ku mwanya wa gatatu ngufitiye nde. Ku mwanya wa gatatu nakuzaniye igitsina gore, ni umudamu Mama Butera Jeanne d'Arc, uzwi nka Knowless. Uyu muhanzikazi nawe azwiho kuba yaratwaye Guma Guma, yagiye akora amakorabo menshi atandukanye, harimo nk'indirimbo Byemere yakoranye na Vamposi, Vampino, indirimbo ya Teyamo yakoranye n'uyu munyazambiya witwa Roberto. Yagiye agaragara rero mu makorabo atandukanye, haba mu gihugu haba hanze yacyo. Yagiye agaragara yamamaza, aho ubu ngubu ari kwamamaza inzu icuruza ibijyanye n'amapiza, aho rero yaje kubona amafaranga menshi, aho yamaze kurongorerwa n'umukire witwa Ishimwe Clement nyiri lebo ya Kina Music. Uyu rero akaba ari umuherwe cyane. Ishimwe Clement azwiho guhostinga ibirori, azwiho no kuba ari we wa designinze iyi nzu yigisha umuziki ku Nyundo. Rero uyu akaba ari umukire ukomeye, ndetse Knowless akaba ari we muhanzi wa mbere uri hano mu Rwanda ugendera mu modoka ihenze, ndetse aho nyuma y'uko barushinze bagiye kuba mu karere ka Bugesera, aho batuye Nyamata, aho bagaragara baba mu nzu ihenze cyane ndetse ya etaje. Uyu Butera Knowless rero bikaba byaramuzamuriye amafaranga, ndetse ku giti cye agenda agomeza kugenda agaragara asinya n'amakontra atandukanye, aho bivugwa ko ubu binahenze kuba rwose wamwigondera ukamuzana mu gitaramo cyawe. Uyu Knowless rero akaba ari we uri ku mwanya wa gatatu mu bahanzi bafite agatubutse. Twihute rero cyane ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tugufitiye uyu muhanzi witwa Itahiwacu Brice, uzwi nka Bruce Melody. Uyu Bruce Melody rero yatwaye Guma Guma mu mwaka wa 2018, na mbere yaho yagiye agaragara yitabira ama studio akomeye, nkaho yagaragaye muri Coke Studio. Nakwibutsa ko nyiri iyi Coke Studio banakoranye indirimbo, ariko Bruce Melody agenda agaragara asinya amakontra atandukanye, ndetse abantu bakavuga ko ari ukwikina ubundi akabeshya. Ariko nk'ubucukumbuzi bwa Kigali Channels yaje ku mwanya wa kabiri Bruce Melody, kandi ko karabikwiye nyuma ya konseri amaze gukora ndetse yo ku giti cye y'imyaka 10 yitabiriwe cyane, ndetse yakuyemo agatubutse, aho yaje kugaragara aterwa n'inkunga n'umujyi wa Kigali, aho wamuhaye miliyoni zirenga 25, ariko akaba azwiho no gusinya amakontra menshi atandukanye. Nk'amakontra nagarukaho nka kontra yavugishije menshi ya Food Bundles, aho yagaragaye avuga ko yasinye miliyari y'amanyarwanda. Yabanje gusinya kontra na Block, uru ruganda rucuruza inzoga rwo muri Pologne, aho yagaragaye ko yasinye miliyoni 50. Yagiye agaragara akorana na Gorilla Games, aho yagaragaye muri publicity ari kumwe na Shadibu, ndetse n'uyu munyarwenya Clapton Kibonke. Yagiye asinya amakontra nk'ayo yasinyanye n'umujyi wa Kigali wo kwa Brand Ambassador Kigali Arena, aho yaje kugaragara asinyira miliyoni 150. Ariko kontra yashyizeho akadomo muri uyu mwaka ni kontra yahawe n'uruganda rwenga inzoga rwa Primus, aho yabaye Brand Ambassador, ndetse bikagaragarira mu gitaramo cye yakoze cy'imyaka 10 ya Bruce Melody. Ndetse n'amakuru tukiri gucukumbura nuko Bruce Melody ari kubaka inzu ihenze igeretse hano mu mujyi wa Kigali, ku buryo bisa nkaho yayikopeye ino nzu ya Diamond muri Tanzania. Yenda si mu ngano yayo, ariko igitekerezo inzu igeretse irimo byose, irimo aho atuye umuryango we, irimo aho yakira abashyitsi, irimo studio, irimo ahakorera marihasozi mu bijyanye na live performance, ku buryo ubona ko ari inzu yujuje byose rwose nk'umuhanzi. Ndetse n'andi makuru ari hanze nuko nyuma yuko avuzwe ku kintu cyo kubeshya cyane, aho yagaragaye abeshya ko agiye kugura imodoka ihenze ya Brabus, aho rero nyuma y'aya magambo menshi yavuzwe
aho yaje kugaragara ko nawe yamaze gutumiza Brabus ye hanze y'igihugu ndetse ubu iri mu nzira. Ibyo byose rero tukaba tuzabibagezaho mu nkuru zacu z'ubutaha, tukaba tukiri kubisesengura. Iyi kontra ya Primus rero niyo yaje gushyiraho akadomo ndetse igatereka ku mwanya wa kabiri uyu muhanzi wiyita igitangaza witwa Bruce Melody. Bruce Melody rero arakaze cyane aho aje kugaragara kuri urutonde aje imbere y'umuhanzi Meddy ndetse na The Ben. Ku mwanya wa mbere rero ngufitiye ku mwanya wa mbere ngufitiye umuhanzi ukomeye cyane, umuhanzi umaze igihe kinini muri uyu muziki nyarwanda, nawe yatwaye Guma Guma Byensire, nawe yaje kugaragara kuri stage imwe na Jason Derulo, King James, Ruhumuriza James, wagaragaye rwose agenda nubaka n'inzu zigeretse kera rwose bitaraza mu bahanzi, ku buryo ari mu bahanzi bubatse inzu igeretse kera, aho afite inzu nziza hano ku Ruyenzi. Icyazamuye rero amafaranga ya King James ni iki? King James yaje gushinga supermarket Nyamirambo ikomeye ndetse igenda igaragara ko ijyamo ibyamamare, isa nkaho brandingwa ndetse yamamazwa cyane n'ibyamamare byagiye bigaragara ko bijya kuyihahiramo. Nyuma yaho rero uyu mushoramari King James ntiyaje kugenda ahagarara muri ubu bushoramari bwe, ahubwo yarabwaguye aho yaje kugera ku rwego rwo gushinga uruganda. Akaba ari umuhanzi nyarwanda wa mbere ugeze ku rwego rwo gushinga uruganda, aho yashinze uruganda rutunganya kawunga muri aka karere ka Gasabo, ndetse aho bivugwa ko ku munsi uru ruganda rwe rukora toni 21, toni nyinshi, ndetse ku munsi, aho rwose bigaragara ko afite isoko rigari rinini ndetse yinjiza agatubutse. Mu bihe bishize rero King James yaje kugaragara yitabira ubukwe bwa Meddy, arategajya muri Amerika ataha ubukwe ndetse anagumayo atangira kuzenguruka atembera iki gihugu. Bigaragara ko rwose yari afite yitwaje impamba, yitwaje agatubutse uyu muhanzi King James. Nyuma yaho yuko avuye muri Amerika muri ubu bukwe, yaje kugaragara yatawe muri yombi ndetse ashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ari kumwe n'ibyamamare biri kumwe n'uyu muhanzi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa K8 Kavuyo. Aza kugaragara ari kumwe n'icyamamare Shadibu, ndetse amakuru yaje kujya hanze yavugaga ko mu karere ka Rutsiro uyu muhanzi King James afite amahegitari menshi agenda ahingamo ibyo kurya bitandukanye, ndetse ari wo mushinga yari yajyanyemo n'ibi byamamare kugira ngo nabo bagerageze bashore muri uyu mushinga wo kugura ubutaka mu gihugu ahantu hatandukanye, aho bari bahereye muri aka karere ka Rutsiro. Uyu King James rero niwe waje ku mwanya wa mbere, aho yamaze no gushyira hanze brandi ye yazana talent, aho agiye guteza imbere impano zitandukanye, aho agiye gufasha ndetse akaboostinga umuziki nyarwanda. Aba bana batandukanye bafite impano ariko babuze aho bazimurikira, akaba agiye kubateza imbere, akabazamura ndetse akabashoramo agatubutse. Ruhumuriza rero niwe wari uyoboye iyi top 10 yacu muri uyu mwaka wa 2021. Komeza ukundi ibiganiro bya Kigali Channel, wowe utarakora subscribe kanda hasi rero ukore iyo subscription yawe, ndetse ukomeze uduhe na comment kuri ibi biganiro tukugezaho. Aya makuru yose rero urayasanga hano kuri Kigali Channel. Komeza ugire ibihe byiza, huri ciao ciao.